amafoto yaho aba ari ifoto ureba ukavuga ati dore ifoto. Buriya hari ibintu twajyaga tubona abazungu baratwifatiye ngo bakatwereka filime ngo yatumbagiye mu birengo yageze gute, ukabona hari ifoto ikeye afite ifoto nziza, ariko bisigaye bikorerwa hano iwacu. Yego. Umuntu uyikora muramuzi? Yego ndamuzi. Yitwa nde cyangwa se mumwita nde mwe? Twebwe nyine akigera ina twebwe izina twamuhaye bitewe n'ubuhanga yari afite, twamwise Emmy kuko yitwa Emmy n'ubundi mu busangwa, noneho twe twongeraho Pictures kuko nicyo kintu twamumenyeho, tumwita Emmy Pictures. Ubwo Pictures bivuze iki? Umva wanjye wakubaza nta kibazo. None se man ko warunyuzeho watanya wihuta, wari uvuye wari ugiye nuzi utuye ino? Nuye ahangaha hano ni iwacu. Aha ni sawa njye nahakunze. Nta ni heza cyane nawe utabizi. Nkunda kuhagenda kenshi gashoboka. Inaha ni heza bya hatari. Ese ni nkuganiriza hari icyo biri bugutwarira? Nta kibazo, ntacyo bitwaye. Rero ndi umunyamakuru wo kuri TV cyangwa se kuri channel yitwa Papa Kenji TV. Ugiye kurikira Papa Kenji TV kuri YouTube? Ndumva mbazi mukora ibiganiro. Dukora ibiganiro, urumva, tukamamariza abantu babishaka. Ewa nibyo twikorera ubundi, cyangwa se ntabwo waba utarayirebaho? Ndumva mbazi rwose, ntabwo ari ubwa mbere iryo zina ryumvishe. Ibyo byose ufite kuba utoza. Inaha se harya ngo hitwa Igihara? Inaha ni Igihara. Ni mu karere ka Kamonyi Igihara? Mu karere ka Kamonyi Igihara, aho imodoka ziturutse i Kigali ziparika. Kuri gare, ubu gare iri hano hepfo sinzi n'ubu wahageze. Ntuzi se yansize? Nahise mpabona nahakunze ariko kuko dufite umujyi. Shahara umujyi nta kintu kidahari iwacu pe. Hari gutera imbere uko bwije n'uko bukeye. Mu minsi yashize naraje umva mbona nta kijya mbere, ariko naje no kumanika amaboko. Ntago wabyumva, rega umusaza arakora. Umusaza aba yaraduhaye byose pe. Ubu we wabwira iki umuntu utahazi? Umuntu utahazi nk'uko umuntu afata umwanya akavuga ati kanje gusura ahantu runaka, bana nawe yaza gusura inaha kubera yuko hafite ibyiza nyaburanga pe. Kubera ko hafite ibyiza nyaburanga. Ubwo ni nk'igiki wahita ubakumbuza? Inaha ikintu cya mbere cyo inaha ntago se mvuge ngo ukira ko hari byinshi cyane. Ndahera kuki umurira amazi na kaburimbo n'ubucabana byahageze imbere, kaburimbo umurira amazi. Noneho ikindi ubucuruzi bwose bubaho burahari, mu gihe gito n'indege zizaba zihari. None se studio numvishe cyangwa se nahabonye ikora amafoto ndetse n'amavideo, urayizi wowe? Kwambwiye ko hatuye ubwo iyo nayoberwa. Ahubwo ubwo ngubwo studio irahari ikora amafoto igakora na video z'indirimbo. Iyo studio ifotora mu mapati, igafotora mu bukwe, mu anniversaire. Iyo studio irahari pe. Iyo studio nawe urayizi? Ndayizi cyane gusa. Ubona yikoramo uramuzi? Nta muntu utuye inaha utazi iyo studio. N'udashaka kubimenya uwo yaba atari umunyarwanda. Kereka azi ko nta hantu azahurira n'amafoto yose twavuze. Utanifotoza se umwana wawe azakora ubukwe bana, uzahura n'iyo studio aho wajya hose, icyo wakora cyose ugongana nayo ugasanga urayikeneye. Baba baragukoreyeho rimwe ngo uduhe ubuhamya? Rimwe ntago bankoreye rimwe, bankoreye inshuro nyinshi.
bagukoreye kenshi gashoboka amafoto yaho aba ari ifoto ureba ukavuga ati dore ifoto buriya hari ibintu twajyaga tubona abazungu baratwifatiye ngo bakatwereka filime ngo yatumbagiye mu birengo yageze gute ukabona hari ifoto ikeye afite ifoto nziza ariko bisigaye bikorerwa hano iwacu. Umuntu uyikora muramuzi? Yego ndamuzi. Yitwa nde cyangwa se mumwita nde mwebwe? Twebwe nyine akigera ina twebwe izina twamuhaye bitewe n'ubuhanga yari afite twamwise Emmy kuko yitwa Emmy n'ubundi mu busangwa noneho twe twongeraho Pictures kuko nicyo kintu twamumenyeho tumwita Emmy Pictures. Ubwo Pictures bivuze iki? Bisobanuye ubuhanga n'ubuhangange bwe afite mu gukora ibintu. Yego afite ubuhanga mu gukora ibintu kubera yuko nuba gukoreye ifoto uragaruka ukamwitura nyuma iyo agufotoreye ubukwe urumva sinabona uko mbikubwira wenda kereka nk'uwakujyanayo niho wabyumva. Dore nawe urabarangiye bazagushimira. Aya bagomba kunshimira si ubwo urumva barorera kunshimira njyewe mbagejeje ahantu heza warorera kunshimira utese aho hantu ubundi ni nahita Nyaburanga kuko afite ifoto ureba ukavuga ati dore videwo nuko nguko ngufite indirimbo ngo amaudio ngo wabuze ngo videwo nziza. Umuntu ufite audio videwo aho kuyikorera wahamurangiye. Umva umuntu ufite audio y'indirimbo kuba wavuga ngo nyeneye videwo nta handi wayikorera usibye muri iyo studio ikora ibijyanye n'amafoto na videwo naho namurangira pe. Ntaguciye mu ijambo aho hantu hatwereka aho hantu kanekereze ako naho naringiye ntacyo nabangerayo mu kanya nta kibazo nge najya kubereka gahunda wawe ugiyemo ko nabonaga wihuta sinaba nkwiciye gahunda. Unyiciye gahunda aya n'undi ibyo ngiyemo nabyo byangirira inyungu kuko nuba we muturarwanda ngiye kukwereka iyo studio ikora ibijyanye n'amafoto na videwo ni nk'umusanzu mba nanze ku gihugu hari benshi bazaza bitewe nawe cyane cyane ko numvishe ukorera kuri YouTube Papa Kenji TV. Yego twagiye tugenda noneho hatwereka nta kibazo. Nyine murabona iyo ugeze hano uhita ukata hariya gutya ugakata kano gahanda kinjiramo gutyo niho uba wageze hano hari icyapa tugiye kugera hano imbere ukahita ukata hariya urabuhabona pe. Yego urahita ukata hariya kuri kiriya cyapa tugiye kugeraho. Dore tugeze kuri cya cyapa rero ikiranga ibyo akora. Iki cyapa kiranga ibyo akora urabibona yuko professional ubundi ukibona izi kamera uhita ubona yuko iyi studio irenze Emmy Pictures ukahita ubona yuko nyine ni izina rye ni izina twamuhaye nawe wabona ko rimukwiriye kandi koko riramukwiriye ukimubona urabona ko iri zina rimukwiriye Emmy Pictures. Noneho hano hakagira ibyo akora hari ibyo akora nabyo ntago yabihisha ababasha kugera hano. Wedding photography amafoto yo mu bukwe birumvikana niwe uyafata rwose. Videography amavideo nawe urabyumva nyine. Pre-wedding imbere y'uko ubukwe buba bwatangira ashobora kugufata amafoto ubukwe butari bwaba ndetse na nyuma yaho nabwo yayagufata igihe cyose washakira ifoto. Post wedding ahangaha amafoto waba ushaka gupostinga imbuga waba ushaka gushyiraho ayo amafoto yaguha kuri phone ukaba wapostinga ahantu runaka. Post wedding nawe urabyumva nyine. Photo shooting umva ukeneye yuko gufata amafoto aho wamujyana hose ntushaho umujyana i Kigali niko kazi ke. Photo shooting aho waba ukeneye yuko agufotorera hose muragenda akagufotora. Video shooting uyu nguyu ubwo arayoboye inaha gushutinga amavideo ibyo ni ibintu bye urabona ni byinshi akora bigiye bitandukanye. Birthday shooting ibyo byo rwose
ni ibintu byo mu maniveriseri, niwe ugendaga kamera akavuga ati mbahaye video yanyu nabafashe ndayibahaye ni iyanyu. filime making byo filime shooting murabibona hano yabishizemo mu gakubo kugira ngo na wa wundi utasobanuye ngo filime making bisobanuye iki abashe kuba yamenya ngo bisobanuye filime shooting. Mu kinyarwanda minizi yabyo urasanga shooting ari ugushutinga filime. Ushobora kuba uvuga ati nge mfite filime zaheze mu bitabo, mfite filime zanditse ariko ziri mu nyandiko gusa, kavuga ati iyi filime nzayishutinga rya nzabigeraho ryari. Naha ngaha wabibariza kuri Emi Pictures, umva akagufata filime yawe akayigukorera neza akayiguhereza. Yes, noneho dore ikindi kiriho hano, nk'umuntu wenda ushobora kubona iki cyapa ukibaza ati se akorera he, ushobora kubyibaza nabyo. Afite nimero ye ya WhatsApp ndetse na nimero wamuhamagaraho kuri call bisanzwe, ni iyi ngiyi 078, ni ibintu bigaragara 078 65 13 35 9. Wenda nk'umuntu utari kubyumva neza, sinzi uko abyumva, iyi nimero kuba utayifata ngo uyishyire muri phone yawe ni ikintu cy'igihombo byumvikana. 0786 51 33 59. Iyi nimero nutayandika ejo bundi uzagongana no kubakoresha kimwe mu byo twavuze haruguru, usanga ubuze uko ubigeraho kandi twarakurangiye ntababwira iki. Noneho dore ikindi hano gihari, ushobora kwibaza ati ubundi uwo Papa Kenji bavuga Emi Pictures nuwahe, ni hehe handi namubona? Wajya kuri YouTube biragaragara hano yabishyize, ukandika Papa Kenji TV. Sinzi nuba muri kureba icyo kintu, Papa Kenji TV bisobanuye ashyiraho ibiganiro, ashyiraho ibintu bigiye bitandukanye byinshi. Naha ngaha rero wabisanga ni ibi ngibi. Urakoze kurangira abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Yego, ndumva batazayoba. Nubwo se ubwo wayoba gute? Nimero ziriho buri kimwe cyose kiriho, ntabwo aderese yose irahari ihagije kabisa. Yego. Sawa rero, ndumva video zacu akagaruka, wasezera ku bagukunda hanyuma ukababwira wenda ibyo uteganya mu minsi iri imbere ndetse n'ibintu nawe ukora bya buri munsi bajye bagukurikira umunsi ku wundi. Yego, njyewe nyine ndi umuturage wa hano Igihara. Amazina yanjye banyita Eric, niryo zina ryanjye niko nitwa, content creator. Yaba kuri YouTube no kuri TikTok nanjye byose ndabikoresha, ntago nasigaye inyuma. Nta muntu wa hano Igihara wasigara inyuma. Yego, kuri YouTube nitwa Stamina Comedy, ukongeraho utunyugutu tutubiri kasa na ca, Stamina Comedy sa na ca cyangwa seka, ako ni inyuguti ebyiri z'ikinyarwanda sa na ca. Yego, ubwo rero kuri TikTok yanjye nayo yitwa ni Jesse, wandika na akadomo ja akadomo ca. Iyo uhageze rero uhita ubona utuvideo twanjye tugiye turiho twinshi dutandukanye, ariko ahanini dukoresha na YouTube. Hariho komedi ngari rwose, ushaka kuba waruhuka mu mutwe uvuga ati kandeho utuvideo, wanyarukiraho ngo kuri YouTube. Naho ubundi nakagaruka, tuzongera duhure buri hano ubutaha, ntago tuhuye ubu ngubu. Kandi ndakeka kuba watembereye inaho uzakomeza unahatemberere. Nzakomeza amatemberere kuko ngenda nahakora. Inaha ni heza, inaha ni heza, nta kintu wahabura. Sawa rero, ibihe byiza, tuzasubira. Ndumva ko nongera kuvugisha ntago zabyanga, nabonye uri n'umwana mwiza uritanga rwose. Oya, nta kibazo, igihe cyose twahura icyo waba unyeneyeho cyose, yaba serivisi nagufasha, cyeko utari umunyarwanda. Your dreams, your future. Papa Kenji TV. Wow.